Mwiriwe neza nizere ko umeze neza. Twongeye kubaha ikaze hano ku miyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda. Rero nk'uko mubibona hano twabagije kuri KSP-RWANDA aho tugiye kuza kuvuga ku mahirwe adasanzwe agenewe mwebwe urubyiruko. Kabisa nubona ino video uraza kuba ugize chance yo kuba exposed ku mahirwe. Rero nkwibwira ati uhite ugerageza ubikore twihuse. Rero tugiye kuza guhita tureba etise sample y'ibirimo biravugwa hano muri ino video ni ibiki. Hano tugiye kuza kureba ese ni ibiki bisabwa kugira ngo ukore application. Wowe usabwa iki? Ese benefit zo gukora application ni izihe? Application process izagenda ite? Rero hano sample urabona ko hano bavuze ko ari Bruce y'amano y'ijana ku ijana. Yes, cyase hano batangiye bavuga ngo full scholarship windi nukuvuga ngo baragufasha nyine byuzuye. Ako hano bongeye baravuga ngo ko bazatsinda ikizamine bakagira amanota 60 kuzamura. Ubwo bishatse kuvuga ko hazakorwa examen uzagira amanota 60 kuzamura ni uzatsindira ino full scholarship. Noneho ku manota 70 aba ubwo uzatsindwa bazamuhereza scholarship ku 70% mwishyure igihe azaba aherereye muri Kigali, yigira muri Kigali. Uzaba agiye kwigira mu karere ka Kayonza kuko murabizi niho ayo mashami ari. Niho azajya kwigira, ariko abangaba bo nta examen bazaba bakoze. Ubwo nukuvuga ngo ushobora gukora examen wayitsinda bakakwishura 100%, wakora examen ukayitsindwa ugahitamo kwiga muri abangaba batakoze examen wishurwa 70% cyangwa se 60%. Rero ntabwo turubuze gutinda, ahubwo tugiye kuza kurebera hamwe ati ese ni ibiki bikenewe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Onebu Opportunity Hub Rwanda, kabisa urumva ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu by'agaciro. Hano amahirwe uzajya uyabona gatanu ku kandi, kanda subscribe, share and comment. Asigaye tugende tubana gatanu ku kandi. Niba hari n'amahirwe cyangwa se hari ibintu wize wumva ko twahuza n'amahirwe ahari tukakubwira, urandika muri comment ati ese ngiye ko bimeze gutya na amahirwe nagerageza. Asigaye tube twakubwira ati cyase aya mahirwe arahari gutya, ubundi bigenda neza gatanu ku kandi. Rero twihuse tugiye kuza kureba mu itangazo ryacu, turaza kurifungura turebe ati ese ni ibiki birimo. Hano urabona bongeye barabivuga KSP-RWANDA Scholarship Program 2026. Ubwo tugiye kuza kureba neza ati ese ni ibiki birimo, amasomo wakwiga na yahe. Hano urabona ko bavuze ko ari full and partial funded scholarship. Hano muraza kubyumva neza, hari abazishurirwa 100% abakoze examen bakayitsinda, hari abazishurirwa 80% abazigira muri Kayonza, hari noneho n'abazishurirwa 70% abazigira mu mujyi wa Kigali. Rero hano KSP-RWANDA Scholarship 2026 ifite ama department cyangwa amasomo atandukanye, aho dufite Multimedia, Production, Tourism and Hospitality, CCTV camera, hakaza software development, journalism and communication, hakaza filmmaking and video production, hakaza photography and graphic design. Noneho help best graduate to get internship, volunteerism and job. Hano rero ikintu cyambere bagufasha nyine isoje, bagufasha kuba wakora internship. Ushobora ko wabona ahantu ujya gukora volunteerism, urabizi ko ariho nakazi bita bishamikiruka wakabona. Hakazaho na job opportunity, hano urabona rwose kabisa ko ahita ubona nakazi. Rero how to apply, hano just wowe uraza ukoreshe ino link ukore application. Noneho igihe ushobora kugira ibindi bibazo usobanuza cyangwa se ibindi bintu umenya, ikintu cya mbere waza ukaba wasura website ya KSP-RWANDA cyangwa se ugahamagara izi nimero ubona hano bazibashiriyeho. Ikindi igomba kumenya application izarangira tariki ya 1 kwa 5, ariko nanone ako kanya no kwiga bizahita bitangira tariki ya 4 z'ukwa 5. Urumva yuko ari ibintu umuntu agomba guhita afatiranya akihuta cyane. Rero igihe ushobora kuza kuba ukenera ubufasha, twebwe twarabwiye ati kubafasha justice like gifting, twe turagufasha ukagira ati se ahubwo niki twifuza niki dushaka, but target ni kugira ngo tubone yuko twese turimo turagenda grabbing amahirwe opportunity ziba ziri hano around, tukabyaza umusaruro. Kuko I know urubyiruka benshi tuba tudafite amakuru, ugasanga afite amakuru barimo baragira icyo bagenda baturusha, ariko igihe aya makuru twagiye tuyabona kabisa ibintu biba byadufasha kandi tukagira ibyo tugeraho. Rero rwose ukenera ubufasha araza kuduhamagara kuri nimero yacu cyangwa se atwandikire nimero mbere yuko tuvano turaza kuyibasigira. Noneho ukeneye ubufasha araza guhita twandikira. Rero dukomeje tugiye kuza turebe itangazo ati ese ni ibiki birimo, asigaye turebe ibyo ugomba kuza kuba witegura.
Rero hano murabona ni KSP Training Center Key to Skills and Professionalism Kigali Rwanda cyangwa se KSP Rwanda. Hano bavuze ngo itangazo buruse cyangwa se scholarship. KSP Rwanda ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bose twishimiye kubamenyesha urubyiruko rufite kandi rwasoje amashuri kugera ku mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ko hashyizweho scholarship buruse yishura 100% ku banyeshuri bazatsinda ikizamine kibemerera kwigira kuri buruse kugera ku manota 60 kuzamura mu mashami yose. Ubwo hano urumva rwose kabisa nko twabivuze, hano uragenda ukora examen wayitsinda ukishurirwa 100%. Iyo itsinzwe nta kibazo uhita muri babandi bishurirwa muri kuri 80 ndetse na 70%. Hano nkwibutsa yuko warasoje mu wa gatatu, warasoje segonderi, especially nka segonderi warasoje mu bintu related na technology, hano rwose aya mahirwe itiyo grabbinga byihuse. Ahubwo tugiye kuza dukomeze turebe ati ese ni ibindi biki bigiye bikomeje bisabwa. Ako nimero ushobora kwenda hari akazi kandi urimo urakora bikaba bitari buze kugukundira ko wareba video ngirangire. Reka nimero tuwe tuyiguhereje ni 0722815042. Yes, nimero turaza kuyibasigira neza muri description nandi ma link yose ari importance for application hasigaye muze kuba mwagerageza. Rero hano abasabwa kwiga kuri buruse ibishurira 70% i Kigali na 80% muri Kayonza, nta bizamine basabwa gukora uretse gusaba gusa ibyangombwa basabwa basanga muri itangazo. Muri itangazo ibyangombwa urasangamo rwose kabisa nibyo uzatanga. Ubwo reka tuze tureba ati ibyangombwa nibi. Okay, hano bavuze ngo ni icyiciro kizatangira amasomo tariki ya 4. Murabona rwose bahise babivuga ni May Intake zatangira tariki 4 z'ukwa gatanu mu mashami akurikira. Hari Multimedia Production aho ugomba kuziga amezi 9. Just urumva ko ni nk'umwaka, just like umwaka ukukora na internship cyangwa se stage bigahita bihurana n'umwaka. Hakaza Tourism and Hospitality amezi 9 na none, Software Development amezi 6, CCTV camera installation. Hano naho ubwo urumva ni zira kamera nyine kuzinstalla hano bizagutwara amezi 6 kugira wige buryo zikora. Digital literacy computer amezi 3. Hakaza Filmmaking and film production amezi 3 na photograph and graphic designer. Rwose murumva ni ibintu bigezweho cyane kabisa mwisi ikoranabuhanga. So ushobora kuba wagenda ibintu kabikurikirana neza bikaza kugenda bikuviramo ibintu bimeze neza fresh. Asigaye w'icyo usabwa nyine nuko waza aya mahirwe ukayagerageza neza witonze, kuko hano I know uzahakura ibintu byinshi byiza kandi bizagushimisha. Rero turaza dukomeze turebe ati ibisabwa ubundi ni ibihe. Naho twaza guhita tugarukira hano. Ubundi iri tangazo urikeneye muri comment aze kwandika ati mume itangazo ryuzuye. Asigaye tuze guhita turi muhereza nawe asome neza asobanukirwe byose, yumve ati niki akeneweho, ese we akeneye gukora iki. Rero hano mu ibisabwa kugira ngo urubyiruko rusabe kwiga. Umunyeshuri usaba asabwa kuba afite indangamanota report y'icyiciro cy'amasomo asoje. Ubwo ni ukuvuga ngo ufite diplome wowe uzajyana diplome cyangwa se result slip, ntabwo ari ngombwa kujyana bilote. Ariko ukiri mu masomo wenda uri mu wa 4, uwasoreje mu wa 4 ntakomeze, uwasoreje mu wa 5 ntakomeze, mu wa 6 ntakomeze, no mu wa 3 aho ngaho ujyana bilote yawe kugira bahite bayibona. Noneho nta bizami bisabwa abanyeshuri basaba kwiga kuri buruse yishura 80% nkuko twabivuze na 70% muri Kigali na Kayonza, uretse ibyangombwa birimo diplome result slip cyangwa se indi certificate related n'ibi ngibi. Abanyeshuri batujuje ibisabwa bemerewe gusaba kwiga kwishurira 100% by'amafaranga y'ishuri. Murumva rwose hano kabisa ni ibintu byumvikana cyane. Rero hano ambibutsa yuko gukora abo bazafata bazatangira ku tariki 5. Application process izarangira ku tariki ya 1. Niba gufata registration birumvikana uzatanga ibihumbi 5
no gukora application ho KSP Rwanda abayimenyera abo twafuje bose gukora application ni 2,000 wishura kuri KSP code nuza account baguhereza, ntabwo nta muntu wundi yaha wowe urayishura ukabona ko kuyishuye kuri KSP kugira ukore application noneho kwiyandikisha ukishura 5,000. murumva ni ibintu byinshi ako nyine biri simple, very simple. Noneho abazemererwa kwiga bose bazatangira amasomo tariki enye. Ni ibintu twavuze cyane. Ku bindi bisobanuro ushobora kuba bariza kuri izi nimero cyangwa ukajya kuri website yabo neza. Hano ni abafatanya bikorwa babo kabisa, urabona ni za RTB Amondiant n'ibindi n'abandi bafatanya bakorwa bagiye batandukanye. Rero niba rwose ari bwo bwa mbere rugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, ikintu cya mbere ntugende udakoze subscribe kuko hano uzahakura amakuru menshi cyane. Share to your friends so that also them they can know what's going on. Ikindi ukaza kuba washira igitekerezo ukavuga ati ngiye mfite ikibazo kimeze gutya, ndifuza ko mwamfasha gutya. So nizere ko aya mahirwe mugiye kuyiza guhita muyagerageza. KSP-RWANDA 2026 Scholarship muhite muyibyaza umusaruro. Tayari ubwo twagiye. Rero nkuko twabibabwiye tubabwira ko tuza kubasigira nimero mbere uko tugenda. Ukeneye ubufasha cyangwa se ibindi bisobanuro atubuvugishije twebwe atarebe kuri KSP Scholarships no kuri website n'ahandi, twebwe azatwandikira kuri 0727885042. Yes, iyo ni nimero yanjye. Mwese Onebu nkaza kuba nagufasha mu buryo butandukanye. Thanks, bonne chance.